niba uri umunyarwanda cyangwa ukaba uri umunyamahanga ukurikirana u Rwanda bya hafi, byanze bikunze uzi idarapo ry'u Rwanda rirutandukanya n'ayandi mahanga. Uzi amabara meza ari muri iryo darapo: ubururu hejuru, umuhondo, icyatsi, n'izuba rifite imirasire 24 iri mu ibara ry'umuhondo mu nguni hejuru. Si ibyo gusa, uzi ikirangantego cy'u Rwanda kibamo agaseke, ishaka, ingano n'ingabo ebyiri. Ibyo byose murabizi, ariko se muzi uwabiremye? Muzi umunyabugeni waraye amajoro ibitotsi bikaba nk'inzozi kuri we? Uwabishushanyije n'ubu twaba tukibigenderaho yitwa Kirimobeenecyo Alphonse. Akaba ari umunyabugeni uhambaye. Ni nawe washushanyije ku noti ya 5, ya 2 n'izindi. Niwe washushanyije ku giceri cy'ijana dukoresha buri munsi. Kirimobeenecyo ni muntu ki? Byagenze gute ngo ubuhanga mu bugeni bwe buhiga abarenga 400 bari bitabiriye irushanwa ryo gushakisha uwakora neza ibirango by'igihugu? Bahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nk'ibisanzwe ndi Penuel Muvandimwe. Nanone ikaze. Abanyabugeni ni abantu bamenywa na bake, ariko ibikorwa byabo bigasakara hose. Nko mu bakirisitu Gatolika hari ibishushanyo byamamaye, uko bizwi muri Kiliziya y'i Vatican bikaba ari nako bizwi muri Kiliziya y'i Kigali, ariko abazi uwabicuze ni mbarwa. Urugero ni nk'ikigaragaza batisimu ya Yezu Kristo. Ni bangahe bazi ko ari icya Leonardo da Vinci? Ni abantu batavugwa, ariko baba bicaranye inganzo ihambaye. Barara amajoro bahimba ibintu dukoresha mu buzima bwa buri munsi, tukabifata nk'ibiraho tutazi inkomoko. Imyenda, telefone, intebe, imodoka, ipasi n'indege, byose bihera ku rupapuro n'ikaramu. Mu Rwanda naho nuko turitse cyane ku bikoresho nkenerwa bya buri munsi birimo ibyangombwa n'amafaranga. Ibendera u Rwanda rufite ubu ryatangiye mu mwaka wa 2001 ku itariki ya 31 Ukuboza. Rigizwe n'amabara 3 ari icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu. Ibara ry'icyatsi kibisi risobanura icyizere cy'uburumbuke, iry'umuhondo risobanura iterambere ry'ubukungu, mu gihe iry'ubururu risobanura umunezero w'amahoro by'abanyarwanda. Ishusho ry'izuba rifite imirasire 24 isa n'umuhondo wigira ishushanyijemo uruziga, rigaragaza urumuri rumurikira u Rwanda n'abarutuye. Ni ikimenyetso cy'ubumwe, gukorera mu mucyo no kurwanya ubujiji. Iri bendera ryahanzwe n'umunyabugeni w'umunyarwanda Kirimobeenecyo Alphonse, nyuma yo guhigika izindi ntiti zirenga 400 zari zaturutse imihanda yose y'isi. Kirimobeenecyo Alphonse yatangiye ubugeni ari amaburakindi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Igihe, Kirimobeenecyo yasobanuye ko ajya gutangira gukora ubugeni ari ibintu atarasanzwe yumvamo, ahubwo bisa n'ibyamugwirire kuko mu yandi masomo yabonaga byanze. Ati, kera abantu barangizaga kwiga umwaka wa 6 bagakora ikizamini cyo kujya mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe nari umuhanga, ariko umwaka wa mbere nakoze ikizamini ndatsindwa, ndasibira nabwo ndatsindwa, ku nshuro ya 3 nabwo ndatsindwa. Nibwo navuze nti igisigaye reka njye kwiga gushushanya. Icyo gihe yashatse abantu bari babizobereyemo baramuhugura. Amaze kubimenya akora ikizamini cyo gutangira kwiga mu ishuri ry'ubugeni ku Nyundo, aratsinda. Mu gihe yari arimo gusoza, Uburusiya bwatanze amahirwe ku bashaka gukomeza amasomo yabo. Umwe muri abo bake, aho yakurikiranye ibijyanye na art graphics. Uyu mugabo yavuye mu Burusiya mu 1988, abona akazi mu icapiro ry'ibitabo ry'abanyeshuri, aho yari ashinzwe ibijyanye no gutekereza ibishushanyo, gukosora amagambo no gukora inyigo nyigisho cya se design. Yatangiye akoresha intoki kuko icyo gihe mudasobwa zari zitaraza, gusa yaje kugura iye bwa mbere mu 1989. Kirimobeenecyo ajya guhanga ibendera ry'igihugu, yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Yatanze itangazo rivuga ko ikeneye ibirangantego bya Repubulika, maze abiyumvamo impano y'ubugeni barapiganwa. Mu basaga 400 bitabiriye ipiganwa, hatoranyijwemo 10 maze bahura n'itsinda ry'abashyizweho kugira ngo ryige ku birango bibereye u Rwanda. Aza gusohokamo ari uwa mbere. Ati, nahembwe neza nk'uwa mbere mu bakoze ibendera n'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda. Mu gukora ibendera
abanyabugeni bari bahawe amabara bagomba kugenderaho, hanyuma ibindi byo bakabivana mu bwenge bwabo. Ati hari ibyo twagombaga kugenderaho nk'icyerekezo cy'igihugu, niba irya kera ryarimo umutuku uvuga impinduramatwara n'amaraso yamenetse, twagombaga gukoresha irigaragaza icyizere cyo kwiyubaka. Abitabiriye aya marushanwa basabwe kwitondera amakosa nk'ayakozwe mu 1959 aho ibendera ry'u Rwanda ryasanishijwe n'irya Guinea Conakry, nyuma y'imyaka 2 rikaza kwandikwamo inyuguti ya R mu kubitandukanya. Kirimo Benecyo Alphonse ni umunyabugeni w'umwuga wakoze byinshi mu bihangano bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Muri iri darapo kandi gushyiramo izuba ni ibitekerezo bye bwite. Uyu mugabo wishimira kuba yatanze umusanzu mu bikorwa bikomeye by'u Rwanda. Iyo muganira abavuga ko ibyo yakoze ari iby'igihugu aho kuba ibyamwitirirwa. Yibuka ko mu gihe cy'icyumweru arimo guhanga ibendera yagerageje ibintu byinshi ariko akazajya asanga nta gisobanuro bifite. Aha niho gushyiramo izuba byaturutse. Ku ikubitiro iryo zuba yarihaye imirasire 12, ariko kuko yagombaga gutanga ibisobanuro byaryo abisesenguye asanga bitaba biboneye, niko guhitamo kuriha 24 kandi rikajya iburyo. Ati nabanje gutekereza utuntu twihariye tugomba kujya mu ibendera. Izuba naravuze nti ese ndariha imirasire ingahe? Ndavuga nti reka ndihirirwe, ariko nsanga bidasa neza. Natangiye ngira 12 ndenzaho mike, nabwo mbona ari bibi, nyuma nza kuvuga nti reka nyigire 24. Iyi mirasire 24 yayihaye igisobanuro cya politike nziza itagomba gusinzira, ahubwo igomba guhora buri gihe imurikiye igihugu. Iryo zuba kandi yagennye ko rigomba kujya iburyo aho rirasira, aho kujya ibumoso nk'aho rirengera, kuko kurenga byaba bivuze ko politike nziza isinziriye. Amajoro yamaze adasinziriye yaje kubyara umusaruro, maze atangazwa nk'uwatsinze. Ntajya yifuza gushyira hanze ingano y'amafaranga yahembwe, kuko ashimangira ko yari menshi muri icyo gihe, kandi icy'ingenzi si umubare wayo, ni uko byamufunguriye amarembo. Ati icyanshimishije ni ukumva ko nakoze ikintu cy'agaciro ku gihugu n'abanyarwanda. Kirimo Benecyo niho wakoze ikirangantego cy'u Rwanda kirimo agaseke, ingabo, amasaka n'ipfundo rishimangira ubumwe. Ati u Rwanda rwagize akaga gakomeye kubera jenoside yakorewe Abatutsi. Nahisemo agaseke kuko nyuma yayo abanyarwanda bari bakeneye kongera gusabana. Sinari nzi ko kazakundwa cyane mu mahanga, kakazatuzana n'amadovize. Ikindi natekereje ko iterambere ry'igihugu rigomba inganda n'ikoranabuhanga, nabyo mbishyiramo. Ntitwibagiwe ubuhinzi n'ubworozi n'ikawa icuruzwa hanze mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ingabo ebyiri nazikoresheje nk'uburinzi bw'ibikorwa by'igihugu, byose bikorwa n'abanyarwanda batahiriza umugozi umwe. Bivuga ko tugomba gukorera hamwe kandi mu mucyo. Ya note ya 2 n'iya 5 zeruka guhindurwa niwe wabishushanyije. 1500 yagiye ashushanya bisabwe na Banki Nkuru y'Igihugu mu bihe bitandukanye bahinduranyaga amafaranga. Igiceri cy'ijana cyifashishwa muri iki gihe nacyo niwe wagishushanyije, ariko mu gihe gito abantu benshi badashobora gutekereza, kuko cyamutwaye iminota 5 gusa. Kirimo Benecyo ushimangira ko ubugeni bwahiriwe umutunga bitewe n'uburyo bwitwaramo. Yagiye akora n'ibindi birimo amashusho yigeze gukwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Perezida Kagame ari umutoza w'ikipe naho abagize guverinoma ari abakinnyi. Niwe kandi wakoze igishushanyo kigaragara nk'ikirango cy'igicumbi cy'intwari, ibirango bitandukanye bya RDF. Yanashushanyije impeta z'ishimwe z'igihugu, ikirango cy'umujyi wa Kigali, ndetse afatanyije n'uwitwa Hategekimana Laurent bakoze ingabo yahaye Perezida Kagame ubwo yarahiriraga kuyobora u Rwanda muri Kanama 2017. Ubwo ibyo rero nibyo tubashije kurondora kuri uyu mugabo, gusa hari n'ibindi byinshi yagiye akora bitavugwa. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, nahangiye ncumbikiye. Iyi ni Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Njye ndi Penuel Muvandimwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Mira Rwanda, kora subscribe. Nimba wakoze ino video kanda like, ushobora no kwisangiza inshuti zawe. Duhe igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Bifurije amahoro n'amafaranga, mugwiza amashyo tuzongere gusubira amatavuna imitozo.